Kera habayeho igihe cyari kibi cyane kera. Inzara yarateye mu 1939. Inzara imaze gutera, abagabo batatu bigira inama yo kujya guhaha mu gihugu kimwe cyari gituranye n'icyo bari batuyemo. Abagabo bamaze kugenda, baragiye barahinga nk'uko bajya gupagasa Bugande kera, cyangwa se abandi bakajya gupagasa za Kongo, abandi bagapagasa mu Burundi, abandi muri Tanzania, nabigeranya nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Abagabo batatu barakugendeye bagiye mu gihugu cy'igituranyi gushaka amahaho n'amaronko. Maze icyo gihugu bari baturanye cyo cyari cyarahanze uburyo bwo kubaho, maze igihugu cyabo cyari cyarakungahaye. Imvura iwabo yaragwaga, hanyuma bikagenda neza, noneho bakajya guhahayo bakabona amahaho. Barakugendeye barakoze, bageze ku mugabo w'umukire. Umugabo w'umukire arabakoresha. Barakoze, umwe yari azi kurima, akajya azinduka akajya kurima amasinde, maze igihe cyagera bagatera imyaka ikikera bagasarura. Ako niko kari akazi bakoraga. Undi akaba yarashinzwe ku bijyanye n'amatungo, aho yajyaga kugishira akaragira, akamenya izabyaye inyana zizazo, maze akaba ari wo murimo we yari ashinzwe. Undi wa gatatu yari ashinzwe ikintu kimwe ngiye kubabwira. Yari ashinzwe gukorera urutoki, maze urwo rutoki akamenya ibivuyemo, hanyuma akabwira uwo mukire ngo agurishe ibitoki byeze, ibihiye bakabyenga, bakenga, bakagira inzoga, bagatereka, bakaza bakizihirwa. Maze umugabo aranezerwa, arishima, ati dore abakozi yari amajije kunguka. Maze abagabo barakoze karahava. Abagabo bakimara gukora, barakomeza imyaka iragiye ikugenda ikubereye imyaka itatu yose bakora umunsi n'ijoro. Ariko igihe cyo kuruhuka nyine kikagira bakaruhuka. Wari ushinzwe kurima, ngo ashinzwe iby'imirima no gusarura, nawe areza, bigenda neza. Wari ushinzwe ibijyanye no kugenzura iby'inka, inka ziragenda ziba amashyo aba menshi cyane, aragishira. Maze umugabo akavuga ati aba bakozi sinzabarekura. Mwumve inama z'abagabo batatu. Abagabo batatu bose bagiye inama zo kujya guhaha, bose bari barasize ingo mu rugo iwabo. Maze bagera mwa cya gihugu, bararya baradamarara. Ariko hakaba umwe we wari urimo akavuga ati njyewe nasize umuryango, narya nanywa nagira, ariko hari umuryango nasize mu rugo kandi naje guhahira. Maze kera kabaye muri cya gihugu habaho igihe cyo kwirukana abasuhuke. Abaje gupagasa mu gihugu cyabo barabirukana. Aho ni mu 1939. Nta nubwo ari kera cyane. Hari abantu bariho kuri ubu iyo myaka bayifite 39, kuko hari abo njya mbona bavutse muri 32, muri 18, barahari bafite iyo myaka. Noneho reka icyo gihe kibeho cyo kwirukana abasuhuke. Abagabo batatu uko bari baragiye gupagasa, bagire bati databuja twaragukoreye igihe kibaye kinini, none dufashe dutahe, dore bari no kutwirukana mu gihugu. Ese ubu tuzatunguka imbere y'ababyeyi ari nabo bagore bacu n'imiryango yacu dute? Umukoresha cyangwa bosi mu ijambo ry'iki gihe ati nzabahemba. Maze umugabo dore ikintu yababwiye,
Ni byiza kutarambirwa, ni byiza gukora ukagerageza ukihangana n'umuhaha uko waba umeze kose ukawugeza hehe mu rugo. Dore icyaje kubaho rero, tega amatwi ntimucikwe n'iyi nkuru. Umugabo yarababwiye ati mugende mwahire imiba 3. Imiba ni ukuvuga kujya ku ibanga cyangwa se mu gasozi ukahira ubwatsi. Buri muntu akahira ubwo abashije kuba yakikorera, maze mubuzane. Dore icyabayeho rero, abagabo baragiye barahira, umwe akahira bwinshi bushoboka, maze barabuzana batura munsi y'urugo bati mugende mwitegure mushyiremo imyenda yanyu yo mwaraguze muri mu gihugu cyacu, muzatahe musa neza. Maze umugabo wa mukire wakoreshaga afata ya miba 3, buri muntu n'umuba we agenda ashyiramo amafaranga. Ya miba ko hari 3 arangije arahambira, hanyuma burira buracya. Kimara gucya aravuga ati mwikorere buriya bwatsi bwanyu, uko mwabuzanye muzabujyane iwanyu. Abagabo baritotomba bararakara bati se ni iki twaje gukorera muri iki gihugu? Bati se ubu tuzahingukana ubwatsi mu rugo gutya? Umugabo aravuga ati nimujyane rwose ubwatsi, icyo nicyo gihembo mbahembye, muzatahe mugere mu mazu hose. Abagabo barakugendera bikoreye imiba, barikoreye barajya umusozi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu. Umugabo umwe arati ariko twaba ibigoryi pe, ni gute tuzatwara imiba twikoreye ku mutwe tukazageza iwacu mu gihugu cyacu nk'uko nari kure? Abagore bazaduseka, ibi ntabwo bishoboka. Umugabo umwe afata umutwaro awutura hasi arigendera. Mugenzi we arikorera arihangana atereka, nawe ageze nko ku musozi wa 3 ati apu, arahoreka nawe arigendera. Maze uwa 3 ubwo bageze ku musozi wa 4 bariruka, ubwo baramusiga. Wa wundi wa 3 we ntiyarambiwe, arabwira ati imyaka 3 yose nakoze, nzajyana uyu muba w'ubwatsi mushyire munsi y'urugo mu rutoki, hanyuma igihe cy'izuba mu gitondo ndi kota akazuba nzajya ndambikaho umusambi ndyameho, nimara kuryamaho hanyuma njye nibuka ko hari igihembo nakoreye ndi mu gihugu cy'abasuhuke nagiye gupagasiriza urugo. Umugabo baramusize, baragiye bageze mu rugo iwabo, barabasuhuje bati bariruka bajya no kuri umugore wa mugabo basize mu nzira yikoreye wa muba w'ibyatsi. Bakimara kuhagera babwira wa mugore ati umugabo ni ikigoryi, twarabakoreye baratwambura, maze kutwambura ubwo rero batwikoreza umuba w'ubwatsi, basobanura ukuntu inkuru yagenze. None twebwe twabonye buriya bwatsi twashobora kubwikora ngo tubugeze mu gihugu cyacu ko n'iwacu haba ubwatsi, turigendera. Ati nicyo cyabaye twabuta. Maze umugore ati ariko umugabo yakaba ikigoryi, ubu so yabuta akiyizira. Umugabo arakoza aragenda biguru ntege, ariko n'abatumva neza impamvu yikoreye ubwatsi. Ese koko azahinguka gute iwe n'ubwatsi ku mutwe imyaka 3 yose akora? Umugabo arihangana yikorera bwa bwatsi aragenda. Ku musozi wa 5 wa 6 araminuka, yambuka ikibaya, yambuka ikindi kibaya, maze by'amahirwe aza gusohora, aza kugera iwe. Akimara kugera iwe, umugore yari yamutanze ku irembo ati ni gute wa mugabo akabaye ikigoryi, abandi bataye ubwatsi, none wowe waje wikoreye umuba w'ibyatsi? Umugabo amusubiramo amagambo yabwiye babagabo ati rero icyo azakubwira ko nari nagiye gupagasa bakanyambura, bakaba barampaye ubwatsi, ni uko ubwo bwatsi mbuzana nkabukwereka. Basi ntugire ngo nakubeshye, ni ikinyoma nakubwiye. Reka dore ubwatsi ngubu, buno bwatsi rero bumfatire ubunjyanire mu rutoki, numara kugeza mu rutoki, hanyuma
ubusasemo, numara kubusasamo unzanire ikirago cyangwa umusambi uwunshiriremo, ujye ukinyanurira ari uko imvura iguye, hanyuma uko akazuba karashya nzajya njya kuryama kwa burabwatsi nibutse ko nakoze imyaka 3 mwa kiriya gihugu. Umugabo yari afite intego, yari afite n'imyanzuro. Umugabo aho yakagereye mu rugo yagatuye bwa bwatsi n'umunaniro wose, iyo yaturutse yaje yikoreye, yaguye aho ngaho araryama akagacuba. Umugore arijujuta yikubita hirya no hino, aturi ikigoryi, ntabwo ari byo, agomba kubujugunya, ubuso ubwatsi buzamara iki? Umugabo arasinzira. Umugore ariyumvira atari ko reka njyane buno bwatsi ahari uyu mugore, iyo umugabo wabuzanye njye kubumurambikiraho nawe ntabwo yari yiyanze. Wese niwe wanze gupagasa ngo atahane amarobo, atahane amafaranga, atahane ibyo kurya no kunywa, ntabwo yari abyanze, reka mbijyane. Umugore ntiyakajyanye bwa bwatsi, ntabwije mu rutoki, ntapfunduye imigozi ngo arambure, asanga harimo amafaranga n'agafaranga. Umugore ntabwo yihanganye, yarasimbutse araza ahita ava imbere ya wa mugabo uryamye ahandi, amubarura ati umugabo uri umugabo w'igitangaza, imyanzuro yawe ni ntakuka, ivuyemo igisubizo ntigeze menya muri iyi si kuva twabana, ubaye umugabo w'icyitegererezo ndetse bizajya bivugwa mu mahanga. Ese ni ibiki? Umugabo aramukuruye, ahaguruka aramusindagiza, akimujyana amugejeje kuri bwa bwatsi, asanga ubwatsi hahandi bari bahambiyemo amafaranga. Inkuru ntigiye, bigeze kuri ba bandi babiri babutaye, barirutse, bariruka diri, aho bakagereye kuri bwa bwatsi rero basanga ubwatsi bwamaje kuribwa n'imiswa, ubundi bwarabuze, amafaranga yaracikaguritse. Undi ariruka, uwo ngonu wahageze imbere ubwa mbere, undi ariruka yasize bwa bundi, nawe ahageze asanga rwose imiswa yarariye, ahubwo yanubatse n'umugina yubaka muri aya mafaranga. Umugabo icyabaye, wa wundi wabugejeje mu rugo yabaye umutunzi, agatunganirwa, yarangiza aba bandi babiri akabagira abagaragu, navuga abagaragu be, akabashinga imitungo, agakiraga nawe akagaba. Ngayo nguko, dore ngibyo byo bita kutarambirwa, gutahana umuhahanwa ukawugeza uko waba umeze kose, ukazaba ikimenyetso kigaragaza ko wigeze kugera hahandi. Ndabakunda, mukore subscribe, like, share na comment. Ibindi bitekerezo n'ibiganiro muzabibona nakagaruka. Iyi nico yitwa Agacu TV. Ndabakunda, bye.